rero Imana yanyeretse hari abantu bari mu gisate cy'iyobokamana b'abahanzi. Aba bahanzi ni abakobwa babiri. Hanyuma Imana yanyeretse aba bahanzi igihe cyabo cyo gukora Imana yaragishyizeho iherezo. Yego. Hanyuma Imana irambwira ngo impamvu yashyize iherezo ku gihe cyabo cyo gukora, Imana irambwira ngo yarabazamuye ibakura hasi cyane, ibakura muri puberi, irabazamurira bogeza amazina yabo aramenyekana. Ariko bageze hejuru ngo barangije baribagirwa. Rero Imana irambwira ngo aba bantu igitumye ishyira iherezo ku murimo bakoraga cyangwa se bari bari gukora nuko bakoze ikintu bita kwibagirwa imirimo y'Imana. Hanyuma rero kwibagirwa bakoze, Imana yambwiye ngo uko yabahamagaye bari naga ari ko uyu munsi bakiri, naga ari yo shusho Imana ikibabonamo. Bamaze guhindura ishusho bahamagaranywe n'Imana bafite. Uyu munsi barasuka, uyu munsi basa n'abandi, uyu munsi bavuga n'abandi, ngo ntibagifite kwitandukanya muri bo. Yego. Imana rero yabantumyeho. Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nje muri kumva ni Imani Emmanuel. Mwajyaga mwibaza umuntu buri inyuma ya kamera, ariko Imana ishimwe ku munsi byakemutse. Nk'ibisanzwe rero uyu ni umubyeyi wacu dufite imbere ya kamera. Sora turagusuje mu izina rya Yesu. Ndabikirije. Turakwakire kuri Solange TV. Murakoze cyane. Imana yacu ishimwe. Amen. Sora, dushimye Imana y'amahoro ko yongeye kudushoboza tukagira ahantu niba byoroshye mu rugendo rutoroshye, ariko Imana iba yahabaye. Nubundi nge sinjya mbaza byinshi, sinjya ntinda mu magambo, singira menshi. N'uwo wavuze ngo iteka y'abantu bakubonye kuri kamera hari impamvu uba uri kuri kamera. Yego. Nubundi turakwakiriye, wimvemo ikaze, ni karibu. Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje, wabanye natwe Uwiteka ushimwe. By'umwihariko muri iki cyumweru dutambutsemo nk'abanyarwanda waraturinze, urinda imitima y'abantu. Uwiteka ari yuzuye ibikomere, intimba n'agahinda, abo bose warabarengeye. Uyu munsi turiho tuvuga izina ryawe, tuvuga gukomera kwawe ndetse n'imbaraga zawe, ushimwe. Mwanya nk'uyu twicaye imbere y'iri teraniro, tubanje guca bugufi mu mitima yacu kugira ngo wowe ushyirwe hejuru, kandi twinginze Umwuka Wera kugira ngo abane natwe, atuyobore mu byo tugiye gukorera aha hantu. Uturinde kwiyobora, uturinde amarangamutima, uturinde ibyiyumvo byose byaza uko tubyumva n'uko tubishaka, kandi imigambi ya Satani igambiriwe Uwiteka Nyiringabo Imana iburizwemo no gukomera kwawe. Turaritse Imana, Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo babane natwe, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi ikwishimire. Sola, ubwo duherukana twari dufite umwanya uri gutanga message ubwira abantu ku kijyanye no gusenga Imana ari yaguhaye. Kuri message yo ko wabonye umuvumo umanuka uri mu kirere ugasenga ukanga kuvaho. Impamvu mbikubajije, abantu twababwiye ko nyuma y'icyumweru twari turimo cyahariwe kwibuka kuzabamenyesha gahunda yayo. Uyu munsi wa none gahunda iteye ite? Mbwire abantu, nari nababwiye ko nzagaruka tukavugana uko amasengesho ateguwe cyangwa apanzwe n'igihe tuzayakorera. Yego. Ariko reka mbabwire yuko nago birashyirwa ku murongo kubera ko hari ibikenewe, hari ibyo dusabwa kubanza kubona cyangwa se gukoresha kugira ngo amasengesho tuzakora azakorwe mu buryo bwiza, mu buryo butunganijwe, butarimo akajagari. Ngo rero cyangwa se butarimo kuba umuntu yabifata kumva ko ari ibintu bisanzwe, kuko ntago ari amasengesho asanzwe nk'uko tuyavuga, ntago ari ibintu byo gukinamo nk'uko abantu babyumva aka kanya. Ni amasengesho dukwiye guha imbaraga, ni amasengesho dukwiye guha agaciro, ni amasengesho dukwiriye kwitaho. Kubera ko hari igihe dutangaza ikintu bamwe bakabikinamo, abandi bakumva ni ibisanzwe, ariko aya masengesho yo ntago ari ay'ibisanzwe. Ni amasengesho dutegekwa n'ijuru gukora, kubera ko nituyakora hari icyo Imana izayakoreramo. Rero nanjye nkuyategura nirinda guhubuka cyane, ko hari ababa bari kumfasha mu buryo bw'inama, mu buryo bwo kurebera hamwe uburyo yategurwa akazakorwa neza, mu buryo bushimisha Imana, cyangwa se mu buryo turi bubashe gusenga tukagera ku mutima w'Imana.
yego rero ikintu cyose kirategurwa kandi ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Turacyakirimo, turacyagitegura, ariko bitarenze bitarenze iki cyumweru ndaba mbamenyesheje umunsi w'amasengesho. yego turagushimiye by'umwihariko n'Imana y'amahoro igushoboze, kandi muri icyo gikorwa urimo Uwiteka akwambika imbaraga, aguhe n'amaboko agukomeza, kuko Mose ngewe ngira amahirwe y'amasengesho yatambuka kuri radiyo, ugiriwe amahirwe yatambuka kuri radiyo, yatambuka kuri radiyo Rwanda cyangwa se radiyo y'igihugu, kuko ntabwo ari ibintu byacu twebwe abizera gusa cyangwa se abasenga gusa, kuko nta muri muntu wese ahari afite uko asenga, nubwo ataba afite itorero cyangwa idini abarizwamo, ariko nawe ashobora gusenga kuko aramureba. yego nuvuga ngo iteka ryose Mose aba akeneye amaboko amufasha, Uwiteka agushyigikire, aguha amaboko agufasha, Imana yacu ishoboye byose. Sura n'ubundi turakwakira kuri Solange TVT, wiyumvemo ikaze kandi tuguhaye umwanya kugira ngo utugezeho icyo Imana igushyize ku mutima. Murakoze ntago ndi butinde. Ni message ntoya cyane, itari nini kandi itari na ntoya kubabasha kuyumva, yego ariko cyane cyane iri bugenerwe abanyamwuka cyangwa se abizera ba Kristo. Iyi message ngiye gutanga ni message irebana n'abantu bari mu gisate cy'iyobokamana. yego mu gisate cy'iyobokamana harimo abantu benshi bakora umurimo ugiye utandukanye, buri muntu wese mu ruhande rwe. Rero Imana yanyeretse hari abantu bari mu gisate cy'iyobokamana b'abahanzi. Aba bahanzi ni abakobwa babiri. Hanyuma Imana yanyeretse aba bahanzi igihe cyabo cyo gukora Imana yaragishyizeho iherezo. Hanyuma Imana irambwira ngo impamvu yashyize iherezo ku gihe cyabo cyo gukora, Imana irambwira ngo yarabazamuye ibakura hasi cyane, ibakura muri puberi, irabazamurira bogeza, amazina yabo aramenyekana, ariko bageze hejuru ngo barangije baribagirwa. Rero Imana irambwira ngo aba bantu igitumye ishyira iherezo ku murimo bakoraga cyangwa se bari bari gukora, nuko bakoze ikintu bita kwibagirwa imirimo y'Imana. Hanyuma rero kwibagirwa bakoze, Imana yambwiye ngo uko yabahamagaye bari ntago ari ko uyu munsi bakiri, ntago ariyo shusho Imana ikibabonamo, bamaze guhindura ishusho bahamagaranywe n'Imana bafite. Uyu munsi barasuka, uyu munsi basa n'abandi, uyu munsi bavuga n'abandi, ngo ntibagifite kwitandukanya muri bo. yego Imana rero yabantumyeho, nago ndi bubavuga amazina, ariko ni abahanzi babiri b'abakobwa Imana yazamuye ikabamamaza. Uyu munsi ngo bibagiwe, mu kwibagirwa kwabo rero Imana yabahaye igihe cyo kwisubiraho, Imana ibaha igihe cyo kongera kwitekerezaho, bananinira banga kumvira umwuka w'Imana, kugera ku rwego ngo basigaye bumvira abantu batacyumvira iki Imana. Imana irambwira ngo ubwibone bwarabarenze, uko yabahamagaye bari ntago ariko bakiri. Rero irambwira ngo nimbabwire ngo igihe cyabo cyo gukora cyashyizweho iherezo, cyararangiye. Rero muri uku gushyirwaho iherezo n'Imana kikarangira, ushobora kuvuga ngo bazakomeza gukora, ariko mbabwire ngo imirimo yabo bazakomeza gukorwa ntago igifite igitabo mu ijuru cyo kwandikwamo. Ni imirimo y'ubwabo bazikorera ku giti cyabo nk'abantu bakanezeza abantu, ariko imirimo yabo ntigifite kunezeza Imana. Rero Imana irangije irambwira ngo hagati aha ngaha mpereza abantu message Imana yahamagaye, abantu Imana ikomeje gukoresha. Imana irambwira ngo mucyumva ubu butumwa nimuhindukire, mucyumva iyi message nimugarukira aho mugeze. Imana irambwira ngo uwo yahamagaye ateze mu mutwe nakomeza atege. Imana irambwira ngo uwo yahamagaye yambaye birebire nakomeze yambare ageze aho yahamagawe ageza. Imana irambwira ngo abakozi b'Imana cyangwa se aba bantu bari muri iki gisate cy'iyobokamana ngo ubwibone burabishe. Urugero rw'abantu ngo basigaye bajya mu mujyi kugura ngo niba ari imyenda ngo yongera amataye, imyenda y'imbere ngo yongera amataye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo niba ibyo bintu mutabyihannye Gehenomu irabategereje, kubera ko ubwibone bwazamutse bukabarenga mu mitima, bugiye kubarimbuza kandi mwibwira yuko ngo mukorera Imana. Rero Imana irambwira ngo mbabwire ngo ntago Imana yanga ko abantu baba basirimu, ngo Imana izi ko kuba umusirimu ari byiza, nta nubwo yanga ko abantu bayikorera bayo basirimuka, ahubwo irambwira ngo mbabaze ngo mu gisirimu musirimutse mute. Yego
musirimutse muvuguruza uko Imana yabahamagaye, musirimutse Imana yarabahamagaye mutega mu mutwe, uyu munsi mukaba mufite menshi zigwa mu mugongo. Niko gusirimuka kwanyu. Rero Imana irambwira ngo ubwo busirimu bwuzuye ubwibone ntabwo Imana ibubashakamo. Abo ndi kuvugana nabo ni abari mu gisate cyitwa ikiyobokamana, ntabwo ubwo bwibone Imana ibushaka. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo muntu wowe muhanuzi, muvuga butumwa, munyamasengesho, muririmbyi, uko wahamagawe uri ngo gumuko nguko. Imana irambwira ngo nagishaka ko musa n'abisi, nagishaka ko musa n'abandi, irashaka ko mugira itandukaniro ribatandukanya n'abanyamahanga. Imana irambwira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none ivuze kuri aba babiri kubera ko bamaze gutakaza iby'umwuka. Niko Imana yambwiye ngo bo bamaje gutakaza iby'umwuka, ubu aka kanya bahagaze mu by'umubiri, iby'umwuka bamaze kubijugunya. Yego, haleluya. Iby'umwuka barabitaye, basigaranye iby'umubiri. Rero Imana irambwira ngo ibi by'umwuka aho babitaye, wowe utari wabitakaza, haguruka ufatirane aho aba babitereye, wowe ubyakire, ubikomezanye, kubera ko nubikomezanya Imana izakugeza kure. Nubikomezanya Imana izaguhesha agaciro muri rubanda, kuko nayo ukomeje kuyihesha iki? Agaciro. Imana irambwira ngo igisate cy'iyobokamana, aba bantu babiri bagiye kubona abandi babasimbura, kubera ko ntago hazigera habura ivugabutumwa ribohora abantu, rikiza abantu, rijyana abantu ku Mana. Igiye guhagurutsa abandi babasimbura, kubera yuko Imana ntago igishomera mu murimo wayo ngo ihora ihamagara abakozi. Rero muri uko guhamagara abakozi hari abizanye bo kubasimbura. Muri iki gisate cy'iyobokamana ntago hazabaho inzara, mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bwo guhanura, mu buryo bwo gusenga. Ikomeje guhamagara iki? Abantu. Kandi uko ikomeza guhamagara abantu muri iki gisate cy'iyobokamana cyangwa mu murimo w'Imana, ni nako ikomeje kugenda ikuramo abandi. Nongera mbona umurima, mbona urimo imyaka, ariko iyo myaka mbona igisate kimwe cy'imyaka imwe yaviriwe n'izuba, yarumye. Njya kubona mbona abantu bari gushaka amarozwari, bashaka kujya kuvoma amazi ngo baze buhire ya mirima, ya myaka yariri muri wa murima, kugira ngo ya myaka yongere ihembuke. Ariko mbona barashaka amazi ntibayabone, bafite rozwari zidafite iki? Amazi. Njya kubona mbona hari ikindi gice kimwe Imana igwishijemo imvura, nacyo cyari gifite imyaka yumye kubera ko izuba ryayivuyemo, ariko mbona icyo gice cyo Imana ikigwishijemo imvura, ya myaka irahembuka yongera gukura. Imana irangije irambwira ngo hari abantu mu murimo w'Imana barumbiye Imana kubera ibikorwa byabo. Mu kurumbira Imana, Imana irambwira ngo ibikorwa byabo birabigereranya n'iyo myaka bahinze muri uwo murima. Irambwira ngo muri make nta buzima bagifite bw'umwuka muri bo. Haleluya. Ngo nta buzima bw'umwuka bukiri mu mitima yabo. Ariko Imana irambwira ngo mbwira aba bantu bakomeze kwiringira, bakomeje gusenga, bakomeje kuyiba imbere mu bukene bwabo, bakomeje kuyititiriza, badafite kwinangira imitima. Ngo mbwira aba bantu bakomeje kuyubahisha mu myambarire, mu mivugire, mu migendere, bakomeje kuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana irambwira ngo nubwo izuba ryavuye mu murima wa bose, ngo imyaka ikuma nk'uko niyo abandi bose yumye, ngo ariko yongeye kugwisha imvura muri uyu murima, kugira ngo ubuzima bw'umwuka mwongere kububamo. Haleluya. Muri make Imana irambwira ngo hari amahirwe y'ubuzima bw'umwuka Imana yongeye kugarura mu bantu. Hari ubuzima Imana igaruye mu bahanuzi bw'umwuka, hari ubuzima Imana igaruye mu bavuga butumwa bw'umwuka, bwari bwarumye, bwari bwarakakaye, ariko Imana yongeye kubagwishiriza imvura y'umugisha ngo mwongere guhembuka, mwongere kuba bazima. Imana ishimwe. Amen. Mwongere kuba bazima. Imana irambwira ngo aba bantu Imana igwishije imvura mu myaka yabo. Irambwira ngo aho abandi bagiye gusonzera, mwebwe mugiye kuharira. Irambwira ngo aho abandi bagiye gukenera, mwebwe mugiye kuhabonera. Irambwira ngo aho abandi bagiye kwambarira ubusa, mwebwe mugiye kuhambarira. Irambwira ngo aho abandi bagiye kuvugiriza induru, mwebwe mugiye kuhavugiriza impundu. Kubera yuko ari Imana izanye ubuzima mu byanyu, izanye ubuzima
mu byo mukora izanye ubuzima cyane cyane bw'umwuka ngo mwongere kugira iki imbaraga. Nambwira ngo mwari mwarakakaye, mwari mwacitse intege, haleluya, mwari mwasubiye inyuma kubera ibihe n'iminsi, mwari mubaye nk'abandi, ngari kibagwishirije imvura mu byanyu. Nimwakire guhembuka kw'imitima, nimwakire kurya, nimwakire kunywa, nimwakire kuvuga mukumvirwa, kubera ko Imana yongeye guhembura imirimo ikorerwa muri mwebwe imbere indani yo mu mutima, kubera ko mwari mwarakakaye namwe umwuma wari ubarimo, izuba ryarabaviriye namwe, ariko Imana ngo imanuye imvura mu byanyu kugira ngo yongere kubihesha iki ubuzima. Iyo message niyo nari mfite irebana n'abantu bari ku gisate cy'iyobokamana. Hanyuma mburira abantu ngo bataye umuhamagaro, mbwira abantu bamaze guhinduka bakitwara uko Imana itabahamagaye bari, ngo mwature, mwongere mwature agakiza bundi bushya. Imana yambwiye ngo umwuka w'Imana yamaze kubakurwaho, ni mwongere mwatura agakiza bundi bushya, mumere nk'abavutse ubwa kabiri, ngo niho umwuka wera yongera kubagarukaho. Niba mutatuye ngo mwongere mwature nk'ababyawe bwa kabiri, murakomeza gukora ariko nta mwuka w'Imana ubariho, murakomeza kuvuga ariko nta mwuka w'Imana ukorera muri mwebwe. Rero abantu nabwiwe mwambara ngo imyenda ibabyibushya amabuno, ngo yo mu isoko ngo ngirema amatayi, niba mutabikuyemo Imana yo mu ijuru yambwiye ngo biramurarimbutse. Bantu mufite ubwibone, mwahamagawe, mutahamagawe n'amadini, ugahamagarwa ufite kubaha Imana, ugahamagarwa uzi kujya gusenga ugatega mu mutwe, uyu munsi ukaba urangaje umutwe ngo kubera imisatsi ugwije, kubera direde washyize ku mutwe, urarimbutse. Umujinya w'Imana urakuziye, kandi irangira ryawe rizaba ribi, iherezo ryawe rizaba ribi cyane kurusha itangira ryawe. Aho wavuye uzahasubira. Rero wowe uneza amatwi, uri mu gisate cy'iyobokamana, ukwiriye kugorora inzira zawe bikiri hafi, ugifite kugororeka, kuko hari n'abantu ngo batakigororeka bamaze kugorama. Ukwiye kugorora, ukwiye kwatura, ukaturira imbere y'Imana ikakugarukaho, umwuka wayo akongera akagira gute akakuzaho. Rero niyo message nari mfite. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Sura turagushimiye kubw'ubutumwa umaze gutambutsa. Aba bakobwa babaye badukurikirana, nihe nama wabagira? Inama nabagira nuko Imana yacyafite imbabazi. Imana yidutumye nkuko ntago ibiciriyeho abantu iteka. Haleluya. Ntago ibiciriyeho abantu iteka. Nicyo njya mbwira abantu ngavuga ngo Imana ishobora kuza mu burakari bwayo ikavugwa bitewe nuko ikubona, ariko iyo umuntu ahindukiye akagarukira Imana habaho amahirwe ya kabiri. Iki Imana idakunda nunangirwa iki umutima. Iyo unangiye umutima, ubuhanuzi bwayo cyangwa ibyanditswe byayo bigusohoreraho. Ariko iyo twumviye tukagarukira Imana, yibuza umujinya w'ibyo yibwiraga kugira gute kutugirira. Rero icyo nababwira nuko bahindukira, nuko bahindukira bakibuka aho Imana yabakuye. Haleluya. Nuko bahindukira bakibuka ko batahamagawe n'amadini, batahamagawe n'abantu, ahubwo bahamagawe n'Imana. Kandi ikimenyetso cy'uko ari Imana yabahamagaye nuko yabogeje muri rubanda, irabazamura, amazina yabo irayakuza, ibagirira neza. Ineza yayo barayibonye, bayihakanye bantera amabuye ko nta neza y'Imana bagize gute babonye. Ariko niba ineza y'Imana barayibonye, uyu munsi ijwi ry'Imana ribavuzeho kuko Imana ibazi, kuko Imana ibazi. Yankunda kubwira abantu ngo Imana nikuvugaho ntukarakare, ahubwo jya wishima kuko Imana ikuvuzeho kuko yakubonye. Rero kubera ko yababonye, baracyafite amahirwe n'umugisha wo kugaruka imbere y'Imana, bakavuga ngo twemereye umuhamagaro wawe waduhamagaranye, twongeye gusubira mu nshingano, twemeye gusubira mu mwanya waho twahoze, iby'umwuka twataye tukongera tukabifata, tugakomezanya iki urugendo. Umukristo mu rugendo ngo yaragiye agera ku nzu ngo yari yubatswe mu mpinga z'umusozi, ngo yari inzu yubakiwe abagenzi kugira ngo umugenzi uhageze ajye yiruhukiramo. Ngahageze mukristo ngo araryama arasinzira, amaze gusinzira ngo umuzingo w'igitabo yari afite uva mu isaho ugwa hasi.
hanyuma rero ngo muri uku gusinzira aza gusurwa na marayika aramubwira ngo uzasinzira ugeze ryari, uzasinzira ugeze ryari. Yumvise ijwi rimubwira ngo uzasinzira ugeze ryari, akanguka vuba yihuta, agenda asize umuzingo w'igitabo. Ageze imbere yisatsa buri ki wa muzingo. Reka mbabwira abantu batakaje iby'Imana, igihe kiri imbere kigiye kubahesha kugaruka kubitoragura, kubishaka. Ikibazo nuko hari ababishaka bakabibona, hari n'abazabibura. Rero ufite umugisha wo kubikibwirwa uyu munsi, ufite umugisha wo kugihishurirwa uyu munsi. Garuka inyuma vuba, aho watakarije ibyawe wongera ubifate bigihari. Ngahageze ngo yaje ababaye, aravuga ati inzira nanyuranyemo ibyishimo koko nkwiriye kuyigaruka, nkwiye kuyisubiramo inyuma, mfite umubabaro ungana gutya. Muri make yatakaje iki igihe. Yego. Uyu muzingo w'igitabo yagarutse kuwushaka, kuko imbere yarageze yagombaga uwo muzingo w'igitabo hari ibyo yagombaga kuwukuramo, byagombaga kumunyuza aho yarageze. Yisatsa agira gute, arawubura. Uku niko abanyamwuka bajya bageraho bagakwiye kubonera ubutabazi buturutse ku Mana, umwuka ubibamenyesha cyangwa se ubibahesha imbaraga zari kubatambutsa, imbaraga zari kubarengera, bagasanga ntazigihari. Uyu mukristo ngaragaruka kubw'amahirwe asanga umuzingo w'igitabo ugize gute, uracyahari. Ngarawufata akomeza iki urugendo. Rero mbabwire ngo ibyo batakaje baracyafite amahirwe yo kugaruka bakisuzuma. Ubundi kuwufata ni ugukora iki? Nuko wisuzuma indani ukavuga ngo ubundi nahamagawe gute, Imana impamagara yansanze, ese impamagara yampaye kondisiyo zimeze gute. Wasanga muri kondisiyo Imana yaguhaye kuburimo hari nimwe watakaje, ukihana ukavuga ngo uko wampamagaye siko nkiri, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mugume uko mwari muri mugize gute, mugihamagarwa. Rero uko bahamagawe bari n'abari ko basubira, n'abari ko bongera gushaka iyo shusho Imana yabahamagaranye bafite, abari yo bongera kugira gute, gushaka. Rero nta yindi nama numva nabaha, nuko bakisubiramo bakisuzuma, bakareba aho byapfiriye bakabigorora. Ahari haracyara amahirwe yuko Imana yabongerera igihe cyo kuyikorera, bagakomeza imirimo yabo ifite aho yandikwa. Si uko abantu badafite gukora, si uko abantu batarimo kubwiriza, ahubwo imirimo dukora ifite aho irimo kwandikwa. Hari abari gukorera zero. Rero iyi Imana ivuze ngo igihe cy'umuntu cyarangiye, iyo atacyongereye nka Hezekiya kirarangira burundu. Hari abo kirangira agapfa bakamuhamba, hari n'uwo kirangira agapfa mu isi y'umwuka akabaho ameze nk'uwashyinguwe. Rero uyu muntu uwashyinguwe mu isi y'umwuka ameze nk'ushyinguwe mu isi y'umubiri, nta cyaba kimaze usibye umunuko gusa. Nta kintu aba cyunguye, nta cyaba cyica, nta n'icyo abagira gute, abagikiza. Muri make nta cyaba kimariye Imana. Yego. Rero Imana iduhana umugisha. Murakoze. Sola, hari ijambo wavuze ngo abantu ntibagagiye kuvuga ibyo tutabatumye. Iri yereka utanze nanjye nararigize, ariko ndasenga. Bisobanuye ngo impamvu mvuze bino ni iyihe. Ubu nge nimba mvuye hano ku Irebero ngiye i Kanombe, tugahagurukana twese. Duhagurukiye rimwe tuvuye mu Irebero tugiye i Kanombe, ariko tugeze Mereze ya mbere, uwo ujya mu mujyi. Bisobanuye ngo nimba ko gukorera Imana uri mu gisata cy'abakozi b'Imana, cyangwa se uri mu gisata cy'ivuga butumwa, uri mu murongo, mu nzira ifunganye ivuga butumwa, abarimo neza barakubona, kuko muri kujya hamwe, kuko mwese mujya kwa Data, ntawe uzajya kwa Data atamuciyeho. Vuga ngo nimba twese dufite guca kuri Data, nta wundi tuzanyuraho. Vuga ngo Data twese aratuzi, kandi vuga ngo niyo twamuvuyeho arabimenya. Ubwo cyo nahinshatse kuvuga ngo abantu ntibakavuga ngo ibyo babikuyeho, bajye bumva icyo Imana ivuze, bareke gutera comment. Sola, n'ubundi wadusobanuye yavuze ko amahirwe agihari yuko twakwihana. Imana y'amahoro idufashe kandi tugire neza, idushyireho imbabazi zayo zitugaragareho. Ndumva nanjye nta kindi narenza kuri message ntisobanurwa, ahubwo n'ubundi nagusaba kwinginga kugira ngo wongere utwingingire Uwiteka izo mbabazi z'Imana zitugaragareho, iduhe imitima iciye bugufi kugira ngo tubashe kwakira izo mbabazi z'Imana, twezwe tubabarirwe. Ni karibu. Ngiye gusengera abantu kugira ngo abantu bongere bagire imbaraga zo kwatura agakiza. Yego.
kubera ko uyu muntu wamaze gutakaza iby'ubuzima bw'umwuka akeneye gusubira hasi, yego, akongera akatura agakiza nk'aho atigeze anakagira, kugira ngo uyu mwuka yongere agaruke, nuko yongera kwatura bundi bushya. yego. Rero nicyo ngiye gusabira abantu, kugira ngo Imana itange imbaraga kuri iki gice cy'aba bantu bamaze gutakaza ubuzima bw'ubumana muri bo. Yego. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ikiranuka, mwanya nk'uyu kumva icyo tugambiriyeho, tukimara kumva icyo tuvuzeho, mpagaze mu cyuho cy'abahanuzi, mpagaze mu cyuho cy'abavugabutumwa, mpagaze mu cyuho cy'abanyamasengesho, mpagaze mu cyuho cy'abizera bari muri iki gisate cy'iyobokamana, bamaze gutakaza ibyo kwizera, bagatakaza ubuzima bw'ubumana. Ndinginze cyane kugira ngo aka kanya bacyumva iyi message, bacyumva ubu butumwa, unyemerera imitima yabo ye kunangirwa, ahubwo imitima yabo icishwe bugufi n'imbaraga zawe, kugira ngo iyi mitima ibashe koroha, yongere kwatura ibyiringiro by'ukuri Imana, yongere kwatura Uwiteka agakiza bundi bushya, kugira ngo uyu mwuka w'Imana yongere abagarukeho. Niyo mpamvu nsenze kugira ngo abangabo umwuka wawe yamaze kuvaho, Uwiteka nyine ngabo Imana ubasanga aho bari hirya no hino, ubagendere rukomanga imitima yabo, ubibutsa aho batakaje ibyabo, ubibutsa aho bataye ibyabo, kugira ngo bongere guhindukira. Uwiteka nyine ngabo Imana babyakire, kuko nawe witeguye kongera kubibasubiza. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese wumvishe ubu butumwa ahinduka ahinduwe nawe. Reka ye guhindurwa n'aya masengesho dusenze, ahubwo ahinduke ahinduwe n'imbaraga zivuye mu ijuru, kuko uhinduwe n'izo mbaraga ari we uhinduka agahinduka by'ukuri. Niyo mpamvu dusenze twingingira itorero muri rusange, bana n'abapasteri, bana n'abahanuzi, bana n'abahagarariye amatorero hirya no hino, ongera uzana ubuzima. Wanyeretse hari igice kimwe Mana ugwishejemo imvura, urambwira ngo harabuhaye ubuzima. Ndasenze kugira ngo Mwami, abavuga butumwa bacitse intege wongere kubasukira imbaraga, abahanuzi bacitse intege barumye barakakaye, ongera kubavomerera, ongera kubuzuza imbaraga z'umwuka wera. Hembura imitima y'abizera bari mu rugendo, abari bagifite kwizera no kwiringira, bari bacogojwe n'imisi n'ibihe. Ndasenze ngo wongere ubagure, kandi imbago zabo wongere uzigeze kure, bongere bagire ijambo, bongere bagire imbaraga, bongere bagire ubuzima. Nibasenga bumvirwe, nibatabaza batabarwe. Ndasenze nsengera n'igihugu waduhaye, kubera ko uyu munsi amahoro dufite nuko Uwiteka nyir'ingabo Imana ava kuri wowe. Ndasenze ngo ukomeze kukiturindiramo, kandi abatuye igihugu twese ukomeze kutuba hafi, ukomeze kutubera umurengezi, ukomeze kuturwanirira, kandi urusheho gukomeza kutwimana mu bidusabiriza hirya no hino bidufiteho imigambi mibi. Ndasenze ngo utwikire ihema ryawe Uwiteka kuri buri umwe wese nk'uburinzi bubasha kurinda abantu. Gaho bana natwe rero, ibyo byose tubisenze tubisaba mu izina ry'uwabambwe ku musaraba i Golgotha. Amen. Amen.